kabari barahemuka uzi gukora ikintu gisinduje umuntu gutya ariko rero ntabwo bahemuka kuko batuma umuntu anywa akantu reba kugira ngo najyanye telefone none nzanye cyagiye wowe wayinywere urari murakore hakuze ko ari wo kuko usigaye ahinga nukuri muraho murako nukuri muraho wowe izina rya Yesu wowe mvugira ngo ayi uri muri ayo ngayo mikoro yabaye mikoro ntaho ngo abarokore ntago mikoro yakaze ngo mikoro zacu samfire n'imisiri twazikoye uzi ukuntu zatuvunnye uzi ubwitange twakoze ku rusengero mikoro zacu samfire ngo zaba zangiritse kandi narabivuze akajagari kacu tugira abarokore kazadukora uyu mwungu nawe gusa ahubwo banza ari n'ipapayi uranyumvira David 19 yakaze nawe ngo nyenyenyesho none se irakanya ngo nkwe nitumye uvuga ibyo byose ntago uzi ko mubeshya bavuga David 19 ariko David wahare hepfo kwa sinzakimwana amazi n'ikiyaga kwa kumini cy'abanyarwanda mwese sumbwe ngo David ahubwo nazamura agapfukamunwa cyangwa kambara nuko ndi nukuri ambara vuba ambara ako muroko uva we tugende none se agapfukamunwa simakamba ako nukuri ni nabyo rero nazamuka nukuri zamura agapfukamunwa no naramiye benshi nawe ndakuramiye hari ubwo ugeze hasi oya nukuri ntabwo nageze hasi ntabwo wageze hasi rero nukuri ndakuramiye nukuri Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa mbere umenya yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya ubwo abantu bazaba bikunda ko madamu ntiyagera ariko mana yanjye kandi buriya zingoma z'iminsi 3 ntarya disi no Irindazi madamu bakiriye umwana aranduka izina rya Yesu oningera oni madamu Ariko wakore mu biki amaye wese miho Ariko amaye muba yishyushya Ingano kwa magafu Kono Kamama Jesus Uri Africa Agosha Kono kuis Naka ko bakira mu none se mo fatira mu zingwana Reps fatira Agora ayo Olha não fatira mu Oh